wavuga mu kuba Irani yarabashije kuba igihugu cyabashije kuba cyarwanya Amerika kikarwanya Amerika kandi mwatubwiye ko Amerika iriya ntambara yari ifatanyije na Israel kandi biri kumwe n'ubundi ni nako bizwi. Ni nk'iki wenda ku bijyanye n'ubuhangange cyangwa se ubukaka bw'igihugu cya Irani, eske byaba biterwa n'uko aricyo gihugu gishobora kuba gifite isoko rinini cyane rya peteroli, akaba ariho gikura imbaraga ndetse no ku buryo bw'intwaro za kirimbuzi, akaba ariyo mpamvu aricyo gihugu cyabashije kuba cyagira iyo resistance yo kuba cyarwana intambara mu gihe kingana gutyo? Oya, ntabwo ari uko biri. Irani imaze imyaka irenga 40 iri kubitegura. Irani ijya gutangira uno mushinga yari bizi neza ko Amerika, Israel n'ibindi bihugu byo mu burengerazuba bw'isi bitari zijya byishimira kubona Irani iri kugera ku ntsinzi yo gutunga ingufu za nucleaire, cyane noneho bakazivanga na uranium bikaba byakora bombe ikomeye cyane. Irani yari bizi neza kandi imaze imyaka irenga 40 iri gutegura uburyo igihugu cyose kizageragera kuyishotora cyangwa se kuyubuza ibyo ngibyo izahangana nacyo. Irani yaragerageje uburyo bushoboka bwose, iritegura neza, itegura amaplani A n'amaplani B izakoresha. Tekinike zose yari yarazize. Irani navuga ko yari yariteguye n'intambara, Amerika ntabwo yigeze yitegura. Ibintu byari bitunguriweho. Wenda Amerika yari bifite mu ngamba zabo bumvaga, ariko ntabwo bigeze babigira nka priorite. Noneho Israel yo wenda wavuga ko nayo yabiteguraga, ariko ntabwo yigeze bitegura neza mu buryo buri smart. Mu gihe Irani yo yamaze imyaka 40 ari cyo kintu cyonyine iri gutegura. Ni ikintu cyafanafashije Irani kano kanya kuba nta kintu abanyamerika bayikozeho cyangwa Israel. Nuko buri umuntu waguteguye wakwiteguye. Irani yari bizi neza ko izahura na ziriya challenge zo kuraswa ku baperezida babo bakuru, kuko Mossad kiriya gitasi cya Israel ni kirahambaye cyane mu gukoresha ibyo bintu. Ni abantu bagenda bakatagetinga umuntu aho kugira ngo bagende batagetinge ibintu byaho byinshi basandaguze, habura ikintu cy'umumaro kigenda, aho baragenda bakareba kakantu k'ingenzi. Irani yari ibizi, niyo mpamvu wasangaga nko ku mwanya w'ubuyobozi, niba umuntu ari umuyobozi mukuru w'ikirenga, wasangaga hari undi w'agateganyo, in case azaba yishwe azahita hajyaho uyu nguyu, in case uyu nguyu azaba yishwe azahita hajyaho uyu nguyu. Ni ibintu bari barateguye, bari babizi neza ko Mossad izagikoresha tekinike yo kugenda ikarasa umuntu umwe. Bo ku mwanya umwe basanga barateguye nk'abantu batatu, mu gihe umwe bamwishe undi guhita ajya ako kanya, kugira ngo noneho bajijishe icyo bashaka. ntashaka gukuraho ubwo buyobozi, ahubwo bagire ngo babukuyeho, naho ahubwo hari undi wari witeguye guhita hajya, noneho yari aniteguye nawe afite n'imbaraga zirenze izi mbaraga zirenze. No kuvuga ngo Irani yakoze uburyo bushoboka bwose, yitegura biriya bintu, kuba yarabiteguye mu buryo bwiza rwose. Navuga ko Irani yarateguye, yateguye amatekinike yose, kandi yari izi ko izahura n'izi mbogamizi zose irazitegura, ikora n'amashusho ya plan B gutya kini bagenda baturasaho abayobozi n'iki tuzajya tubikora gutya. Ariko Amerika na Israel ntabwo byigeze bitegura nk'uko Irani yateguye. Rero Irani ikintu nayivugaho, navuga ko Irani yagerageje kwitanga kandi birayiha indi sura y'igitinyiro ku ruhando mpuzamahanga kurenza urwo yari ifite. Ubu kano kanya Amerika na Israel nibyongera gukinisha Irani, ntabyo menya bizafata, niba bazafata imyaka 10 wenda bari kubitegura nabo, niba ari ibintu bazahita bakora ako kanya nk'uko babiteguye, bagira narago koroshye bazahita bakubita 1 2 3. Rero icyo navuga, Amerika na Israel nabo bagerageza kuvuga, kuko n'ubundi bino myanzuro bafashe ni kwa kundi kuvuga ati reka nige duke ndamuka kuri Amerika, niko bivuze. Ariko no kuvuga ngo n'ubundi
ntabwo Amerika yageze ku nsinzi yabo y'ibyo bifuzaga nta kimwe na rimwe kuko n'ubundi ari byo bihugu nakubwiraga noneho wenda babifungure bagiye gukomeza gucuzanya peteroli n'ubundi na mbere niko byari bimeze bataratangira nama n'ubundi ahubwo bagiye gusubira nk'uko bari bameze mbere none ahubwo Iran ibera nabakanze noneho bakomeze no kugendera ku gikangisho no ku gitinyiro cya Iran. Amerika nayo na Israel kugira ngo bazabashe gukora ibyo bari barateguye ngo babitsinde byabasaba imyaka 10 nabo bari gutegura birirwa mu laboratoire bari gutegura za misile zikomeye nabo bari gutegura ati twamaze kubona ko Iran ikoresha ino strategy tukica umuntu umwe umwanya umwe uriho abantu benshi baba basegeje nabo bagahita bajyamo ako kanya ubuyobozi kubukuraho biragoye kano kanya ntiwanamenya ati ngo umuyobozi w'ikirenga niyo umuyobozi w'ikirenga igihe usanga umuyobozi w'ikirenga aba hari gucya byishusha ariko hari abandi bantu nk'icumi bari kuri waiting mu gihe in case umwe avuyeho hahita haza undi uburyo iyo tekinike abanyamerika bazagende bayigeho then abanyamerika bagende bongere bige yuko Iran ari abiyahuzi ari abantu bazi kwishora nabyo babyigeho kandi ikindi bazige yuko Iran irabarenze mu kurwanira ku butaka kuriya iyo barwanira ku butaka bari kwibona neza abanyamerika bari kubashira nkuko bashiriye muri Vietnam. Ikindi bagomba kumenya ko Iran nayo imaze kugira abantu ikorana nabo aribo Ubushinwa mu ibanga rikomeye n'Uburusiya igomba nabyo kubimenya igomba kongera kwiga yuko Iran ariyo ari amapeteroli aturutse muri biriya bihugu by'inshuti zabo anyura muri Iran kugira ngo abone inzira nziza yo kugira ngo ira peteroli igere hariya. Urumva rero Amerika bizayifata igihe kinini cyane hamwe na Israel kugira ngo bakomeze kurwanira rugamba. So Iran ntago nayikomera amashyi ariko navuga ko yateguye neza cyane. Yego ubundi ni iki wabwira umuntu ku bintu bijyanye n'intangiriro wenda y'iyi ntambara byatangiye gute ubundi unasobanurire umuntu ushobora kumva umuhora wa Hormuz n'iki ni umuyoboro ugamije iki intandaro yari yaratangiye gute? Ino ntambara ubundi ikintu cyayitangije ntabwo twari tuzi yuko bizagenda gutya ni ukuvuga ngo buri ruhande rufite ukuntu rwabyumvaga mbere ndetse byanagaragaraga ko bitazagera n'ahangaha ariko ikintu cyabiteye ni no gushondana hagati ya Israel na Iran. Nicyo kintu cyabitangiye. Israel na Iran ibyo barwaniraga ntabwo kwari gufunga iriya miyoboro ya Hormuz. Iran ntabwo yegeze ibigira muri target kuko iriya miyoboro ya Hormuz ntabwo bari guhima Israel bari guhima Amerika. Kandi iriya ntambara itangira urabizi ko iriya ntambara yatangiye umwaka ushize byatangiye umwaka ushize nta nubwo ari n'umwaka ushize imyaka 2 ishize ndetse Biden icyo gihe yari akiri perezida Trump atarahajya. iriya ntambara ukuntu yatangiye ukuntu byatangiye rero Israel yari yicara muri ofisi yabo baratekereza baravuga ati Iran yenda kugera ku gisubizo cyabo cyo gutunga intwaro kirimbuzi. Ati kandi Iran nikigeraho izadukura ku ikarita. Israel ni n'agahugu gatoya bazadukura ku ikarita badukureho neza. Ati reka tubikorere hakiri kare. Nibwo Israel n'agaho kanya yahise ijya gutera muri Iran, ahubwo yabanje yahera kuri iriya mitwe bafashaga mu kugira ngo babone icyitwazo. Ubwo ngubwo Israel yagirwana na Hamas, yagirwana na za Hezbollah, yaranabatsindaga, Iran ikabafasha. None Iran yabafasha izari ikabona ibintu byo kuvuga ati umuntu uri gufasha ino mitwe y'iterabwoba natwe turamwataka. Israel nibwo bwa mbere yatangiye kurasa, kazagikora irasa ikoresheje amamisiri ariko itarasa gucya by'imbunda gucya ngo irasa y'umwotsi munini ahubwo itagatinga mu guhanura indege. Nibwo umuyobozi w'ikirenga Raisi
baje kumuhitana no mwaka ushize umwaka ushize ariko mu ntangiriro noneho Irani nayo itangira kurakara. itangiye kurakara ya myaka irenga 40 bari bamaze iminsi bitegura. Irani bakeka ko nibatagira ikintu bakora ntambara bashobora kuyitsindwa ukanya, nibwo bahise banakeka ko Amerika ishobora kuba nayo igiye kubizamo. Amerika icyo gihe ntabwo yari yakabigiyemo bweruye icyo gihe, kuko Biden baramubazaga akavuga ati oya rwose ntabwo twese tubirimo, atari ko ndaza kuganiriza Netanyahu turebe. nibwo muri Amerika haje kuba amatora. Ndetse nuko Trump muri filozofi ziwe, Trump n'umuntu warahiriye kera kiri n'umwana, yumvaga uriya mupango Iran iri gukora uzagira ku ngufu za nucleaire. Trump atari yajya no muri politike neza, akiri umucuruzi icyo genda twitabiye twe turagaragara agifite nk'imyaka nka 60. yabivugaga akavuga ati buriya Amerika ikintu tuzakora Iran kiriya gihugu wazakibuza kugera kuri iriya ntego. byari ibintu byari biri mu bitekerezo bya Trump. Ibyo Netanyahu yari abizi neza. Nibwo Netanyahu nawe yahoraga nawe arindiriye ngo yumve icyo bivuye mu matora. Trump akimara gutsinda amatora, Netanyahu yarishimye cyane kuko yavuga ati noneho turabizi ko n'ubundi Trump yanga Iran, azadufasha byanga bikunze. Kuko Biden ntabwo yabafashaga mu buryo bugize bwabaga, niyo byakundaga bwabaga ari kuko wenda igisirikare cya Amerika n'icya Israel bafite amasezerano basinye yo gutabarana. Ariko noneho Biden ntabwo yanabikoraga n'ibyo gutabarana, ntabwo yabikoraga neza. Ariko Trump we noneho nawe icyo yari agamije abonye abaye perezida, nawe yahise yishima ko noneho ngiye gufatanya na Israel mu kurwanya Iran, kuko byazo biri muri filozofi zande za Trump nawe akijyaho. Abanya-Israel barishimye, biriwe mu mihanda bari guserebura ko buriya abanya-Israel bemera Trump cyane bitewe n'izi filozofi Trump yahoze afite kera kiri n'umwana. Wumvaga noneho Amerika igiye kubafasha, noneho Israel babyina intsinzi imbere. Baravuga ati noneho Israel niba tugenda tukarasa Raisi tukamwica ari twebwe gusa, Amerika noneho nk'igihugu cya mbere gifite igisirikare cya mbere gikomeye nacyo nikibizamo, tugiye gutsinda noneho Iran, noneho ahubwo turayubika hasi. Israel ibyina intsinzi imbere. Israel noneho imaze kubyina intsinzi imbere, Iran yo yari iri busy itari no kuvuga, ahubwo iri gutegura, ibizi neza yuko Amerika niza irarasa ibintu byinshi cyane. Nibwo intambara, nibwo Trump yaje kugerageza akora ikosa ryo kurasa kuri Iran. Kandi Israel yo kono byagendaga usanga iri kwigwanira na turadurwe, iri kwiganira muri za Gaza, iri kurwana n'abahutis na za Hezbollah, ibintu biri aho ngaho bidakanganye cyane. N'ubundi barabiyahoze bari gupfa, yego nabo bagiye bapfa ariko bitari cyane. Iran noneho igeze igihe rero rirwana na Iran, noneho Israel ikazagira sa muri Iran, noneho Iran nayo ikarasa Tel Aviv. Noneho ubwo nibwo Amerika nayo yaje kubita none ifasha Israel kumugaragara. Amerika nayo irarasa. Isaso rya mbere rikiva muri Amerika, isaso rya mbere ry'abanyamerika rikimara gukandagira muri Iran nayo nibwo yahise itekereza ati reka duhime abanyamerika. Iran ntabwo yongeye gutekereza cyane mu guhima umunya-Israel, ko umunya-Israel nawe yamaze kuba nawe nk'umwiyahuzi. Umunya-Israel kiragiye yaramenye iyi ntambara, yaramaze kuba nk'umwiyahuzi nawe. Iran ntabwo yongeye gutagetinga Israel cyane, ntabwo yatagetinze Amerika. Yaravuga ati Amerika turamutse turebye ukuntu tuyitera ubwoba, none tugasigarana Israel wenda byaba byoroshye kurusha. Iran rero yakoresheje tekinike zose zo kugira ngo Amerika igire ubwoba, kandi yabigezeho. Yagiye irasa biriya bikorwa byo muri biriya bihugu begeranye, biriya bihugu by'inshuti na Amerika ariko by'Abarabu, ikarasa za Saudi Arabia, ikarasa hehe, ikabona nta gisubizo cyiza biri gutanga. Noneho ireba mu bucuruzi, bati Trump ni umucuruzi, iyi peteroli niyo mushuka iva ahangaha, reka nanjye noneho mafunge maze ndebe ukuntu biragenda, arahita asara mu mutwe. Namara gusara
twese dukoresha ino tekinike ntabwo tubafungura byanze bikunda. Nibwo Irani yaje kubona ko nifunga hariya yarabifungiye Amerika inzira, Amerika wereka tugufungira inzira. Ubwo icyo gihe ntabwo ari kutagetinga kuri Israel, oya ndavuga neza buriya igisirikare cya Irani ukuntu giteye, wenda nka 20% yari yaracyohereje mu kwihagararaho no kurwana na Israel, indi 80% yose imbaraga zabo bazitagetinze mu kurasa ku nshuti za Amerika no gufungira Amerika inzira. Noneho Amerika birayicanga, Amerika ntabwo yarigeze yitegura ko biriya bintu Irani yabikora, ntabwo yarigeze ibyitegura. Noneho bitewe n'uko Amerika itigeze ibyitegura, guhita ubona igisubizo cy'ako kanya birayigora. Ari naho bagerageje kubikorera amanama menshi, barasara ahubwo kwako ni mu mutwe umwe ngo wifasha gusara, batangira no kwinginga abanyaburayi ngo babafashe. Ari ba Makoro baratemba, mu Budage barahakana, ibiki barahakana. Urabizi ko n'umwami w'Ubwongereza aherutse muri Amerika, Trump yarabimusabye, Ubwongereza bwabyemera neza, ariko Ubwongereza wenda bo bwarabwiye ati tuzareba, ariko nabwo ntibwabyemera. Amerika igiye kubona ibona isigaye yonyine. Noneho isigara yonyine iri kurwana n'intambara itigeze ipanga, iri kurwana n'ibyo bintu bafunze, n'ibyo bintu bagiye babatega hirya no hino, no kubakubitira inshuti zabo bacuruzanyaga nabo itarigeze ibipanga. Ishya mu mutwe. Niyo mpamvu ubonye Trump ageze igihe akemera, nuko abonye ko ni ibintu bikomeye kuri we kabisa, ntabwo ari gushobora kubihandaringa. Ni ukuvuga ngo ubwenge Irani yakoresheje yuko yakoze ibintu yarateguye igihe kinini cyane. Amerika ikaba itarateguye ko nk'iriya miyoboro yafungwa. Ubundi uriya muyoboro wa Hormuz ukimara gufungwa, Amerika nibwo yatangiye gushya mu mutwe cyane. Wenda Irani ikomeza kuzagirwana nk'uko barwanaga, bakarasa muri biriya bikorwa Amerika, biriya bikorwa bya Amerika biri muri biriya bihugu. N'ubu ngubu intambara ibikirimo, Amerika iba igifite ukundi kuntu iri kubitekereza. Ariko uriya muyoboro bakiwufunga, Amerika ibihugu byose byo ku isi byose bisa nk'aho byanayitereranye, naho ubwo bishira ku gitutu. Amerika itangira kuba ikibazo. Twajya tubura peteroli, ntabwo Irani twayigiraga ikibazo ngo ni Irani ngo yafunze. Ariko Irani niyo yafunze uriya muyoboro wamuzi, ahubwo twese twarikomaga ati Amerika niyo yabiteye, niyo yateye. Ubundi iyo Amerika itajya muri iriya ntambara, n'ubundi Irani nayo n'ubundi Abanyayisiraheli ko bamenyereye iby'intambara, n'ubundi ko bamenyereye gupfa, bakaba bari bazakomeza bakirwanira mpaka na BBC bakomeza bakirwanira, ubundi nta kintu byari kuba bitwaye cyane. Ariko Amerika kwicira muri biriya bintu gatuma Irani nabo nabiyahuze, nabo niba abantu bahita bakubanira, wa muntu ushobora kuba ari kugenda ugahita umwambura, ugahita umushikuza telefone, noneho aho kugira ngo ushikuze telefone ahubwo akagushikuza amafaranga n'igikapu wenda uhetse kirimo mashini. Rero umva Amerika yakoraga ibintu izi ko iri guhima Irani noneho nayo irareba kakana Amerika yari icyo giheho ka mbere k'ibanze k'ubucuruzi iragafungirira kabarira. Amerika ibura ukuntu yakarisipondinga. Rero Abanyamerika hari abarasaze ino ntambara, Abanyamerika bagize ni ino myanzuro yose ibaye, Amerika ni ukubura uko yagira, n'ubundi ibi bigiye kubaho, n'ubundi bigiye gusubira nk'uko wenda byari bimeze. N'ubundi Amerika yari isanze ibyavata kandi intambara, noneho kuba Amerika noneho yaremeye kujya muri iriya ntambara kandi yari isanzwe ikorana ubucuruzi neza na biriya bihugu byindi baturanye, ariko ikemera kujyamo. Noneho ubu ngubu n'ubundi ikaba igiye kurangira, n'ubundi Amerika ikongera igakorana nabo nk'uko bakoranaga, n'ubundi nta kindi kintu kiyongeyeho. Kandi Irani niyo ifite icyo yabonye, noneho igiye gukora ziriya ntwaro za nta muntu uyihagaze hejuru. Irani ibonye irindi zina rikomeye cyane, Irani ibonye ukundi kuntu igiye gukorana nabo yashakaga gukorana nabo, Irani ibonye uburyo noneho igiye gutinyika, noneho igakora n'ibindi bintu itakoze. Urumva ko Amerika ivuye muri iriya ntambara bitewe n'uko bateguye nabi. Ahubwo inama nagira Amerika izamare indi myaka iri gutegura ibi byose bitegure, noneho ubona ubu bijyamo. Nibashaka isasu rizavuge muri Amerika nabo basubize muri Irani, haba intambara nabo bemereye bishore barwane, noneho gutyo
barwane gutya barebana barwane naho birwanire, ariko Amerika baragize gute, barateguye, kuko n'ubundi kino kubona Iran izamuka nta gisubizo cyiza kiri kuri Amerika, kandi Amerika na Iran ntibizigera n'ubundi bijya mu kuba bakorana, ahubwo ni kwa gukora ibindamuke kugira ngo biramukire biri aho ngaho. Rero igisubizo naguhaye aho ngaho wumvishe icyatumije ikintu ukuntu byatangiye, ubundi byatangiye ari ibintu biri aha ngaha byoroshye. Nta kano kanya ntabwo Israel iko rwara na Iran cyangwa Israel iko rwara n'iriya mitwe Iran itera inkunga, ntabwo aba ari ibintu bikomeye cyane n'ibintu bitagira ikintu biduhungabanyaho cyane, ariko Amerika kuba yarayigiyemo ntabwo ari ibintu Amerika yarateguye kizayijyamo gutya, ariko Iran yo yari yarabiteguye ko bishobora kuzabaho, yarabyiteguye. Ahubwo Iran yo buriya yanabyiteguye ku rugero rukomeye cyane. Iran yo buriya yari izi ko Ubwongereza, Ubudage, Ubufaransa na biriya bihugu bindi byo mu burengerazuba bw'isi, Iran yo ahubwo yari izi ko nabyo bizazamo. Iran buriya yari izi ko atari Amerika gusa izabizamo, yari azi ko Amerika izabizamo ikagira uruhare rwayikora, ariko yari izi neza ko na biriya bihugu byo mu Burayi nabyo bizazamo. Iran yo yari yariteguye cyane, ndetse uko yanabyiteguraga cyane ku rwego ruhambaye, binarangira ahubwo biriya bihugu byo bitinye, niko gutsinda kwa Iran. Yego. Ubu ngubu tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu tugiranye kuri telefone, ndetse ari no kuba twakishimira nanone iby'iri tangazo cyangwa se iby'iyi nkuru yasesekaye ku isi hose, inkuru nziza rwose abantu bose bari kwishimira. Ni iyihe sura nshyashya muri biriya bihugu by'abaturanyi bya Iran bagiye kugira nyuma y'uko bari bakangaranye, abaturage bahora bigaragambya hirya no hino, usanga bigaragambye mu mihanda bagenda batuka Trump ku mbuga nkoranyambaga, ibintu wabonaga nyine birirwa bamagana Amerika bagira gute, ibingibi byose bigiye kuba byagaruka, abantu basubire mu buzima bushya. Ishusho ubona utereye ijisho, urabona abaturage bari bubibone mu ishusho nziza cyangwa baraza kumva ko ari ya masikaje y'abanyapolitiki mu buryo bwa masikaje irimo bitewe n'uko Trump asigaranye imyaka 2 n'igice yo kuba ari perezida. Amerika irabura igihe gito nk'umwaka n'igice ngo itangire itegura ibintu by'amatora. Ni masikaje bitewe n'uko Trump, ku ngoma ya Trump aratsinzwe. Trump interview yakoze, sinzibagirwa interview Trump yakoze ku kinyamakuru bita ABC News, hari mu mwaka wa 1998. Trump yari umucuruzi uraho, ariko yakundaga no kuganira ku bintu bya politike. Yari ari gusobanura business ari gukora. Abanyamakuru bamusuye aho yakoreraga muri business yiwe, yita ku kintu cya politike, ndetse avuga Iran ko Iran yatangiye gutegura uriya mushinga muri 80 na gutyo. Icyo gihe Trump yaravuze ngo Amerika ntabwo twazishimira kurebera hari ikindi gihugu nka Iran kizamuka gutya gishaka kuzatunga intwaro za kirimbuzi, ati kandi bari abanya-Iran turabizi neza hamwe na Iraq. Ariko icyo gihe yabivugaga avuga ibihugu bibiri, kuko Iran na Iraq bari basa nk'aho ari bamwe, ni na bamwe buriya bakoresha n'ururimi rumwe. Icyarabu kiri mu moko menshi, gifite accent nyinshi, ariko accent y'icyarabu ivugwa muri Iran ni kimwe n'iyo muri Iraq. Ni nk'uko u Rwanda n'u Burundi bimeze. Bari bafite target imwe, Iraq na Iran bose bari barubatse inganda bakora imbunda zikomeye cyane, ndetse uranium yo muri Iran banayivanga n'ibindi binyabutabire, bigaragara ko bazatunga bombe. Rugo Trump icyo gihe yarakiri ntabwo yarakiri muto,
nibwo yabiganiraga akavuga ati nyine ukabona ni ibintu bimubabaje ariko ntabwo yari azi nawe ko azaba perezida, yari azi ko azajya no muri politiki kuri runo rwego. Ariko nk'uko nanjye nshobora kuguha igitekerezo cyanjye, ariko wenda nka kera nazaba umuntu ukomeye ukazavuga ati nyamara Gilbert akiri umwana yaganiraga bino bintu, ni ibintu yangaga nawe, ni ibintu yumvaga yarwanirira. Trump nawe nuko byari bimeze, nuko ubwo ngubwo Irani nyine yarakomeje irayikora gahunda yabo, ariko Irani icyo gihe ntabwo ariyo yari iteye ikibazo cyane, ahubwo buriya yari Iraq na Irani bari bafite bije zimwe na target zimwe, ariko Iraq bo bari babarusha gusohora ibintu no kubyigamba, aribwo Iraq yari iyobowe na Saddam Hussein yagerageje gukinisha gushotora Amerika, noneho gucya kurasa muri Amerika. Ndaba Iraq buriya bakoze umushinga mubi wo kujya gutera igihugu nka kuriya, ndetse Iraq banabikora batarabiteguye igihe kinini, nk'uko Amerika irwana ibintu yateguye igihe kinini, Iraq ntabwo yarabiteguye igihe kinini mu kwinjira muri biriya bintu byo gushotora Amerika. Noneho Amerika nayo icyo gihe yari Bush niyo wari perezida ibasubiza, Amerika yakoresheje imiriro, Iraq irayisenya. Iraq ubu ngubu ni amatongo, ntabwo kikiri igihugu, yaragiye irayisenya kuko n'ubundi bari bakiri mu ntangiriro. Urumva Iraq babyinnye imbere y'umuziki, n'ubundi izo mbunda bacuraga zari ziri muri bije ari prototype itarakorwa. Noneho icyo gihe Amerika bitewe n'uko yari itinyitse cyane kurenza ubu ngubu, n'ibindi bihugu bindi bisigaye byose byari bifite ubwoba, nta gihugu cyari gushira igitutu kuri Amerika, na interineti ntabwo yari izakaje, ntabwo abaturage babone ahantu bigaragambiriza cyangwa se n'abandi bantu babona ukuntu buriya interineti nayo aho iziye ituma na bino bihugu bikomeye cyane bigira ubwoba, bitewe n'uko interineti n'ahantu buri wese afite uburenganzira bwo kwandika icyo ashaka. Ku binyamakuru ntabwo byari byagateye imbere nk'uko nguko byose byapfukamiraga Amerika. Icyo kinyamakuru cyari gikomeye ni BBC na CNN, zino za Fox News ntabwo zizagakomeye cyane, n'ikindi kinyamakuru cyo muri Amerika bita ABC News, ariko ibinyamakuru biri international ni BBC, byo hanze ya Amerika yari BBC na Al Jazeera n'ibindi, ariko wasanga nabyo n'ubundi bivuga amakuru Amerika ishaka ko Amerika iki gihe yayoboraga inguni zose, bitandukanye n'ubu ngubu ibinyamakuru byinshi bikora muri studio babo, ariko na internet ikagiramo influence. Ubwo icyo gihe ibindi bihugu biratinya, nk'Uburusiya nabwo ntabwo bwari bwagakomeye kuri iyi level. Ubushinwa ntabwo ari bukiyubaka, bwari bukiri mu bihugu bigishaka gutera imbere, ntabwo Ubushinwa buri bwanakaje no mu bihugu na 20 bikize, 20 bikize gusa n'ubwo Ubushinwa icyo gihe bwari burimo. 2001 ni kera cyane, uze kureba history y'Ubushinwa bari bafite ibibazo cyane by'ubukungu, bafite inzara iteye ubwoba. Mbese noneho Amerika itera Irani mu gihe cyiza, Irani nta gihugu cyari gifite cyo kuyifasha. Iraq nta gihugu gifite cyo kuyifasha. Iraq itsindwa gutyo, Iraq yagira amatongo. Noneho Irani yari iri kubirebera, isa nkaho iri kureba televiziyo cyangwa iri kureba umupira, ariko iri kwiga, iri kwandika, ifite agakayi iri kwandika note. Irani iragenda irandika, iravuga ati okay, ingufu nke ziri aha ngaha, Amerika irashoboye. Ibyo byose Irani yari ibizi, iri kureba uburyo Amerika nyine ikoze ibintu, uburyo ihinduye igihugu cyabo amatongo cy'inshuti begeranye, ihinduye amatongo, byose iri kubireba. Ya myaka ubwo kigiye ntabwo konda yari nk'imyaka nka 20, wenda nka 20 yari ishize cyangwa 10 yari ishize, Irani na Iraq bitegura umupango. Noneho muri ino myaka 40 ndi kuvuga Irani yari imaze gutegura muri iyo myaka nyine urumva yari hari nka 10 yari ishize.
yongeraho noneho akandi kantu ko gutegura ati Amerika turayizi ko izakora gutya, ishobora kuzikarasa igihugu cyose ikakigira amatongo, twebwe tuzakoresha izihe tekinike. Nibyo Irani rero yahise nayo ikurikizaho, isa nk'aho iri gufana, nta n'ikintu na kimwe yigeze inanavuga cyangwa se ngo ikore, ahubwo yo yari iri kwandika iri gukora mezire, ari byo bigejeje kuri iyi ntsinzi iri kugira. Trump we noneho akurikiza za filozofi yari afite akiri umwana, ntiyamenya yuko ingoma zahinduye imirishyo. Buriya abantu banakuze Amerika igomba no guhindura uburyo ikazagishyiraho abaperezida badakuze kuri buriya Obama yari igisubizo cyiza. Uziko buriya Obama yayoboye Amerika afite imyaka 40. Amerika buriya Trump Obama yari akiri umujene, na Bush wa kabiri nawe ngira ngo ntabwo yari ashaje cyane yari muto. None Bush kano kanya, ahubwo si kano kanya Bush na Trump ni ushaje. Trump ni ushaje, ngo noneho tekereza fata wenda imyaka kano kanya Bush afite mike cyane ku ya Trump, noneho ukureho 2001, 2002, ubu 2023, ubwo ni imyaka 24, umukurireho 24. Urasanga Bush yari ari muri 50, nawe muri 40, yari akiri umujene mu myaka 40. Abasore bari gushaka kino gihe nabari muri 40 nibo turi kujya gutahira igikwe ukiri umujene ukiri muto cyane. Amusore gushiramo ako kantu ko gutebya, ariko umuntu imyaka 40 ni mike cyane. Aba Bush niyo bari bakirimo, Obama ari mutoya, na Clinton yari muto cyane. Clinton nawe ntago yari akuze, nawe yari umwana. Ariko iyo umuntu ashaje, mindset yiwe igira ibitekerezo by'inararibonye kurenza ibitekerezo biriho. Hari uko inararibonye, ibitekerezo by'inararibonye bitandukanye na real concept z'ibigaragara. Uriya umuntu w'imyaka 90 ushobora no kumubwira ibintu ntabyumve, ntanabibone, akabona aya mazu, akabona ibindi bintu bihinduka wenda bitari bari kuri civilization yiwe, ugasanga nta nubwo ari no kubireba. Ahubwo we mindset yiwe biri mu byo yabonye, ndetse akagira na za nama akurikije ibyo yabonye, akagerageza n'ibyo yorosa. Aba ari umuntu uri korosa. Ibitekerezo by'inararibonye ntabwo byari ibitekerezo bikenewe cyane ubu ngubu kano kanya. Akeneye bya bintu bikora kano kanya, bihari biriyo, warabibonye cyangwa se ntiwabibonye birakureba. Ariko Trump we yarebye, yabonye intambara nyinshi Amerika yarwanye, ni umusaza azi Amerika ibintu yakoze, atekereza ko n'ubundi ibyo Amerika yakoze muri Iraq yanabikora n'ubu ngubu. Akazajya atekereza muri izo mindset za kera, muri filozofi ziwe zishaje, akaba ari byo areberamo, ntabone ibintu bihari neza, ko Umurusiya ari ahangaha, ko Umushinwa ari ahangaha, ko interinete yaraje, noneho ubu ngubu baravuga ikintu abantu bose bakamunyomoza. Ubwo iyo abaturage nabo banakunyomoje isi yose bari kuguhima, ugera igihe bikanakuvanga mu mutwe ukumva uri guseba. Nabyo ntabitekereza, ahubwo akebera bya bindi bya kera, ibintu bitekerezo bya kera, akaba ari byo aheraho. Ari ryo bintu buriya binashize iherezo kuri Amerika. Amerika ikeneye kugira umuperezida ukiri mutoya, uzi interinete y'iki gihe, uzi ati kano kanya Umushinwa araha, mu Rusiya araha. Ariko buriya Abarusiya, buriya Amerika iyo ivuze ibintu Abarusiya na biriya bihugu bindi nabo baragenda bakayobya interinete yabo, bakayobya n'uburari bw'isi. Nabo buriya Uburusiya bamaze, suzi ko buriya Uburusiya bagenda bakaninjira n'amatora ya Amerika bakahindura. Uburusiya buriya nabo bafite ukuntu bagenda bagakora ibintu byabo ariko bakayobya. Bona ibinyamakuru byabo banafite ntabwo biri international cyane, sinabizi bitewe n'uko byo bikoresha Ikirusiya. Ariko muri tekinoloji ya kano kanya y'isahani igeze, Abarusiya baragenda bakayobya ibintu cyane, Amerika igacanganyikira. Amerika rero nicyo kintu cyatumije igira. Rero ikibazo warumbajije
warumbajije ku kuntu kano kanya ishusho ukuntu ibintu bigiye kumera cyangwa se ikintu cyakurikiraho nyine. Kano kanya Amerika nyine igomba kumenya. Abaturage bari bamaze iminsi bazamura amadarapo bamagana Amerika ndetse na Donald Trump bamushyira ko ari we uri inyuma y'ibi byose na Israel. Yego, kano kanya abaturage bagomba gufakasinga kureba abaturage bamaze kumenya ibintu bibabereye, bamaze kugira freedom of speech, bamaze kumenya kwihitiramo politiki bashaka kugenderamo. Ni byiza, n'ayo madarapo baba bazamura ni uburenganzira bwabo, ni baba bashaka nyine, kuko ni twebwe n'ubundi byose bigiraho ingaruka. Why not atari twe twakishyiriraho politiki zacu dushaka, ariko n'ubundi bamenye yuko Amerika n'ubundi ibi byose kuba ni politike nuko izongera ikanabaho. Ndetse kano kanya ndabivuze, kano kanya hari imyaka mfite, ariko Imana nimfasha nkazaba nyiriho, n'ubundi ino ntambara izongera igaruke, ariko Amerika yarayiteguye kurushaho, Uburusiya nabwo buzaba bwarayiteguye kurushaho. Ino ntambara ukuntu izagaruka nk'uko intambara ya kabiri y'isi yabaye. Ni ukuvuga ngo ibihande bizigenda bikora. Muri Amerika ikintu igiye gukora cya mbere ni ukuzamura umubano mwiza ifitanye n'Uburayi, ariko ntabwo nzi niba Trump ari we ugiye kubikora. ngenda reba ku wundi mu perezida. Amerika igiye kuzamura umubano mwiza, igiye kureba ukuntu yagarukana kuvugana neza n'Uburayi, ikareba ukuntu bakongera kujyana amasezerano, ndetse n'ibinanashoboka muri Amerika izasubira muri NATO. Noneho bongere bige neza kuri wa mushinga utari waranonosowe wo gutuma Irani itunga intwaro za kirimbuzi. Bazongera bawigeho, ariko ntago bazahita babijyamo neza ngo bagire ikintu bakora ako kanya. Bazabanza babyigeho banabitegura. Hano nibamara kubitegura, Umurusiya nawe n'Umushinwa nawe azaba ari hariya, azaba bizi neza ko uburengerazuba bw'isi buri kubipanga. Nabo bazategura uburyo bazarwana. Noneho hazaba intambara ya gatatu y'isi yose. Abo Bashinwa n'abo Barusiya ari kuzamuka barwane byeruye, n'abo bandi bo mu burengerazuba barwane. Noneho barebe abatsinda abandi. Abazatsinda abandi nibo bazahita bayobora kiriya kinyejana kindi tuzajyamo cya 2000 nibo bazakiyobora. Abazatsinda tuzi ngo ni Abashinwa n'Abarusiya n'abari muri BRICS bose, ukongeraho n'izo za Irani, cyangwa se tuzi niba ari Abanyaburayi n'Abanyamerika bazakomeza kuyobora. Urumva ibihugu byose bizaba bimaze kugira intwaro, bizaba bimaze kugira tekinoloji zabo, bose bazaba bapingana, noneho bazashondana, noneho abazatsinda abandi nibo bazayobora. Akano kanya abaturage bo nta kintu babikoraho, abari ibyo abanyepolitisiye. Ikintu bakora ni ukugerageza kubona hari ibintu bitagenda neza, nyine bakamanika amadarapo. Nibyo babona Amerika izamuye umutwe, cyangwa se hari ibintu ishobora gukora byagira ingaruka kuri bo, bakazamura amadarapo. Babona Irani nabyo ari byo yakora, nabyo bakazamura amadarapo. Ariko kano kanya abaturage kano kanya bakwishima, bitewe n'uko wenda ibyo babaga bari gusakuriza, wasanga ari ibinonga ibiciro byiyongeye bya esanse n'iki. Ibyo nibahumure, biragabanuka. Ibindi byo bireba abanyepolitiki. Yego urakoze cyane Ashley Gilbert ku kiganiro cyiza tugiranye. Tunakomeza kugushimira ko mu busesenguzi bwawe bwiza cyane. Twizere ko n'ikindi gihe tuzakwiyambaza, muzongera mukaba mwatwitaba, kandi tunabashimira ngo Imana ikomeze kubaha umugisha. Ikintu cya nyuma bakunda ubusesenguzi bwawe, bakunda ibintu bijyanye na politiki, ndetse n'abantu bakurikiye ino ntambara kuva ku munota wa mbere.
hari aho nageze nakumvaga menya byari biri gucika muri studio yanyu.